WhatsApp Rwanda, WhatsApp Kigali, WhatsApp Kampala, WhatsApp Africa, Asia, Europe, America ndetse n'abantu badukurikiye bari Australia, impande zose z'isi zitandukanye. Tubahaye ikaze ahangaha turi ni ku ngoro y'ubutabera ku rukiko rukuru rwa Kicukiro, aho twaje Urubanza rwa Kicukiro Prince arakoze, aho twaje kumenya uko bimeze mu rubanza, aho Bishop Harerimana Bosco na Madamu we Jeanne bakurikiranweho ibyaha bigiye bitandukanye. Ahangaha rero turi Prince, uko bimeze urubanza bamuzanye tutabibonye batababishyira mu muhezo, urimo rurabaka kanya turi kuvugana. Urubanza rurimo bamaze igihe kinini rutangiye, yango hashize umwanya munini kabisa urubanza rutangiye. Turimo turagenda tumenya andi makuru mashyashya. Abakristo baje hano ni benshi kureba pasiteri wabo, harimo abari gutanga ama interview bakarira bakavuga bati ibintu biri ku hano hantu pasiteri wacu barimo baramubeshyera. Abantu benshi barimo barifuza ko n'urubanza ngo rwari kubera ku Karubanda kugira ngo nabo ngo batange ubuhamya bw'ibyabaye, kuko ngo pasiteri wabo ngo arimo ararengana. Nicyo abantu benshi bari guhuriraho, nuko pasiteri uriya pasiteri Harerimana we ngo arimo ararengana. Ikiriho ntabwo kugeza amagingo aya ngaya turamenya impamvu nyamukuru bahisemo ko urubanza ruri kuburanishwa Bishop Mumuhezo. Ntabwo turamenya impamvu yabiteye, ariko abayoboke be cyangwa se abakristo be barimo baragaragaza yuko rwakagombye kubera ku mugaragaro kugira ngo ibintu bisobanuke neza, cyane yuko ngo n'umushinja ntabwo yifuje ko yajya ku mugaragaro. Nawe yashakaga ko rubera mu muhezo, ngo bazamukoresha nyine ari gutanga ibimenyetso, ariko ntabwo bifuje ko yajya ku mugaragaro. Ntabwo yigeze ahagera. Ahangaha ntabwo yigeze ahagera, nta n'umuntu umuzi. Wabonye ko n'abariya abakristo be twagiye dukoresha ama interview, wenda abantu baraza kubibona, bagiye bagaragaza ko arengana, batanga ubuhamya bw'abantu yafashije, abantu yakijije, banavuga ko icyo cyaha kiramutse kimuhamye nta kibazo n'impozamarira izo miliyoni 10 ashinjwa n'umuntu umwe yazitanga. Umwe muri bo yakwifata akazitanga kubera ariko uriya mupasiteri nabonye akunzwe cyane. Uri kurikira na public iri hano hantu, abo bose uri kubona ahangaha numvise ngo ari abakristo basengera muri Zerafati. Dore hano hose haruzuye, ngira ngo warebeshaho amakamera wenda bakanareba. Hose haruzuye ku rukiko, imbere y'urukiko ahantu hose n'abanyamakuru baje ari benshi, ngira ngo baje kuvuga ibiri kubera hano ku rukiko. Barimo n'abanyamakuru 8 ba Zerafati, niyo makuru nabashije kumenya. Baje abanyamakuru 8 ba Zerafati bari gufatana bongo inkuru ya umupasiteri wabo. Ngo rero tutatinze twereka abantu uko hameze, tukabereka uko ku rukiko situation yifashe n'abantu bahari, hanyuma tukaza gukora ubusesenguzi nyuma, tugashaka abantu baturusha amakuru arenze anga bakaza kudufasha gusesengura. Ngayo nguko rero ubwo ngubwo ibindi bigiye bitandukanye turaza kubibagezaho nk'ibisanzwe. Turabakunda cyane, hasta la vista. Yanyanditseho reka mwereke ko mureke tuvugane. Jewe nangwa namwe nta wabavuze ku zina. Jewe ndamwubaha ko yitwa pasiteri. Jewe titre umuntu yahuriye n'Imana simpazi, igihe bamuse pasiteri simbizi. Mubahira kuba pasiteri, ndamuhamagara ni gute mu nyandika mu bintu byanyu ngo napfuye nagize n'ikiyoka. Ndashima Imana ko ikiyoka kivanyeho, ariko uyu munsi naje hano nkubonye, si wowe wampamagara nije nakwiyamagariye kugira ngo nkwereke ko ndi muzima. Kubyo bavuze ko napfuye ndi muzima. So uyo Robert bavuze ni jewe, ni wowe, kuko bamaze kuvuga kuriya ntahamagawe n'abantu barenga 10 mu kanya gato. Nkibaza nini bimeze gute. Abo bantu bose bamagaraga bashaka kumenya ko ndi muzima, ko babonye wa mutima
ucitse kabiri umutima ucitse kabiri bati yapfuye bari bazi ko ndwaye bakamenya ko babona ko napfuye ariko ndi muzima. Twabajije kandi wadusobanuriye watubwiye yuko utigeze urwara imyuka mibi siko watubwiye bana iyo irananzi apana nakijijwe imyuka mibi nakijijwe muri 99 twakoze ibiterane twakoze umurimo w'Imana muri Zion niho torero ryanjye nakijijwe so na hariya mfite imirimo myiza yego ufite imirimo myiza iyo myuka mibi ntabwo ndindira ko abandi bayirukana na jewe jenyine ijambo nabahaye ubushobozi bwo kandagira scorpio n'umutware sinshaka ko banzibamise jewe jenyine ndabyikorera iyo nzo kuvuze barayigarura kuri titire dore kuko bari abanyamakuru oya jewe jenyine sindindira ko bansengera kuko mfite ubwo bubasha ni Mwami Yesu wabumpaye ufite ubwo bubasha n'Umwami Yesu wabumpaye ngo bazamenya ijambo ribabature jewe ijambo ryarambatuye so ibyo bavuga ngo abandi bongeza ku byo jewe nifitiye. Umukozi w'Imana Robert, amahirwe hari dore ibitangazamakuru noneho bibaye byinshi na Flash TV dore ngiyi turashaka kumenya nyirizina nk'umukristo wagendanaga na Bishop Harerimana Bosco mwajyanye mu bihugu byo hanze wateguraga ibiterane Bishop akabijyamo uyu munsi wa none ibintu arashinjwa ubwambuzi bushukana mu itoro zirafata ihori church ari naho RGB Rwanda Governance Board yashingiye imwambura ubuzima gatozi ibwambura itoro zirafata ihori church ishingiye twagiye tubona bagiye basoma bavuze amategeko ngo itegeko nimero niri itegeko nimero niri itegeko nimero niri ubundi byari bikwiye ko RGB yandikira Bishop Harerimana cyangwa yari kwandikira itoro zirafata habafite ubuzima gatozi. Urakoze cyane nakubwiye ngo uceceke kugira ngo twumvikane Pastor Claude nakubwiye ngo hano turi ni hehe kurukiko tuje kumva iki twese ibyo bintu byose umbwira jewe sindi RGB sije nanditse ifite ishingiro cyangwa aho icyo yashingiyeyo kugira ngo yandike turabyumvikanaho niba RGB yaranditse ifite icyo shingiraho kugira ngo yandike uvuga ngo yamuhaye amafaranga ntiyahaye Robert yamuhaye uriye ariko nawe uremeza ko yasabaga amafaranga mu biciro oya je nakubwiye wowe wambashije mbere abakurikira video baze kuyikurikira kuva na mbere kuva na mbere wambashije ngo yagusabye amafaranga nkubwira ngo je nakizizwe kuri televiziyo ntanamuzi naje kumenya nyuma mfite umwana urwaye nkinjira mu rusengero ese muri Robi asabye amafaranga ko gukorera Imana atari icyaha none asabye amafaranga bigize icyaha reka nkubwira Claude ndahanuye hari ukwishyura sale muhe Kaisari ibya Kaisari iby'Imana w'Imana bya Kaisari muhe Kaisari ibyo rero sije mvugira Bishop hari ijambo ry'Imana rivugaho so Pastor Claude Karame kuri icyo kintu uri gukomeza witsaho ngo ese asabye amafaranga erega nicyo kintu kituzanye hano ubu aba bose bari hano kubw'icyo kintu ni byiza ko turagira ngo mwebwe nk'abakristo mukireho umucyo yego ni byiza ko tujya dusobanukirwa abantu batajya mu nsengero kenshi imyumvire yabo hari igihe bitandukanye niyo bajya mu rusengero buri munsi ntabwo iri hasi ahubwo biba bitandukanye rimwe na rimwe so twebwe nk'abantu bemera Imana tuzi gutanga ituro icyo ari cyo so kuba tuzi gutanga ituro icyo ari cyo iyo nje gushima Imana ibyo yankoreye nkatanga ituro ntabwo mbibara ngo iryo turo ndihaye Bishop mbara ku ituro ndihaye Imana ibyo rero nibyo bibaho hano hagira icyo nkwibariza ku ituro ibyo nibyo bibaho bitaba ku muntu umwe cyangwa babiri umuntu ashobora gushima Imana akavuga ati ntanze iki ntabwo biba muri zerafati gusa biba mu matorero menshi ahubwo umuntu wese n'uburyo abyenterpreta ariko ubyenterpreta nk'ubuguzi nk'ikiguzi utanze uba wibeshe kubera ko nagubuza Imana wizeye urakoze cyane twebwe rero Robert yatanga natanga nanjye ndatanga yari ngeze no gutanga imodoka yanjye kubw'umurimo w'Imana ntabwo dutanga kuko ari ikiguzi dutanga dushimira Imana ibyo yadukoreye tunashigikira umurimo w'Imana akabazo kanyuma k'amatsiko kagiye gufasha buri muntu wese umukozi w'Imana yafata igihe cyo kwiyiriza akadusengera akaba hafi yacu twe tukadanirwa gushigikira umurimo w'Imana ngo ubwami bw'Imana bwamamare butera imbere bwamamare turabikora tuzakomeza tunabikore Clarisse Mubirigi ndimo ndasoza dusoza twese tujye no gukurikira gahunda zindi z'urukiko biravugwa yuko uwamufungishije amubanja cyangwa se yamusabye ibihumbi 10
yamusabye miliyoni 10 z'amanyarwanda. Birashoboka ko aya mafaranga yabaratanzwe mu buryo bwo gukorera umurimo w'Imana. Hari igihe umuntu ahagarara akabona mikoro yaryoshye, abantu hari benshi barimo baragenda batanga, umuntu nawe akaba yakihagara ati nanjye ndatanga miliyoni 10 zo kubaka umurimo w'Imana. Ariko ejo havuka ikibazo runaka bikitirirwa ko umushumba yasabye amafaranga. Uyu munsi wa none mu gihe mu byo turi buze kumva mu rukiko, nibigaragara ko amafaranga yasabiwe mu rusengero cyangwa umuntu yaratanze ku bushake bwe cyangwa se yasabwe atabikuye ku mutima cyangwa yasabwe ku ruhande, nidusanga yarasabye ku ruhande, bishop icyo gihe muramwita iki nk'umushumba wanyu? Urakoze kumbaza icyo kibazo. Twese hano turemeranya ko Imana yaduhishe ibanga, umutima w'umuntu ntabwo turebamo. Icyo tuzi nuko nko nabisobanuriye, imyumvire y'abantu bitandukanye. Niwumva umwuka wera kubwirije gutanga ikintu muri eglise ukagitanga, nyuma y'igihe runaka situation runaka yakugeraho ukumva ukwiye kubyita yandi mazina, that's you. Uwo ni wowe, niyo myumvire ufite muri ako kanya. Ariko nta gihamya cy'uko ubushize babivuga hari umuntu wakurebye urujisho rubi ngo genda utange. Rero interpretation z'umuntu cyangwa se uburyo umuntu yahinduye isura y'ibintu ntago bishobora guhindura kwizera kwacu, nta nubwo bishobora guhindura ubuhamya dufite kuri bishop, kuko nabibabwiye gutinda kubyara se si ikibazo. Ni cyane. Si ikibazo. Hari n'igitutsi kivuga abanyarwanda, abantu bamwe batuka banigura gapfuta byayo. Cyo ni igitutsi kibi cyane. Ubu nanjye nicare mvuga abantu barakabyara bagahora babyara. Nicare mvuga ngo bansabye ikiguzi se. Aba bantu bose barabizi. Ituro ry'ishimwe riremewe. Yasengeye abantu benshi batandukanye. Nujya mu buhamya uzasanga narashimye Imana. Ese iryo turo naba naratanze ndiho nshima Imana, bizitwa ko ari ikiguzi nishuye? Ntabwo ari ikiguzi wishyuye. Akiri kuri ibyo, yewe mvuze ko umunsi wa mbere ninjira mu itorero ntiyaranze, nzanye n'umuhungu wanjye. Ikibazo ni jye ngifite jyenyine. Umwana amaze imyaka 4-5. Umwana amaze imyaka 4-5 atiga neza, buri munsi kubabara umutwe bya bindi bagomba kumutera inshinga, bakamamagara nkajya muri internet kumufata akamutera inshinga. Twinjiye mu itorero atazi ikibazo cy'umwana, nibwo bwa mbere ninjiyemo. Ariko je nari namubwiye ko nzaza muri itorero rye kuko kumushimira, kuko nari naramubonye kuri televiziyo. Yagushima ni ngombwa. Ibirivuga ababembe 10 bagiye kureba Yesu, bamugezeho barakira, bagatira mugende mu ngende vuba ko umwe wenyine ni wagarutse gushima ni byiza. Umwanya uragiye, ninjiye mu itorero, ahita abona umwana, ati uyu mwana ikibazo cy'umutwe kiri he? Nari mfite abana bahungu banje 2 bakuru. Ndakubwiye ko ako kanya nanjye kunsuhuza yavuze Robert, yene yampagurukana n'abana banje, ngeze hariya amenyesha ikibazo cy'umwana nicyo cyandizaga. Umubyeyi wari we wese rindira gato ndangize, rindira. Bivugwa yuko yari afite ba broker bamubwira amazina y'abantu kugira ngo abahanure. Okay. Byaba ari ukuri? Oya, reka tubibaze. Oya. Ndabona Claude. Ibyo nibyo abantu baje bavuga, turagira ngo mu binyomoze mwebwe. Claude agiye pembeni. Claude agiye pembeni. Pastor Claude agiye pembeni. Genda vuze ibyanjye. Baza wumve. Impamvu turimo turabaza iby'abantu bagiye bamamaza. Ariko se ko wambashije ntararangiza ikibazo wambashije. Aho ndagira ngo icyo cyumve nacyo gisubize. Cyane. Jewe nazanye jewe n'umwana, nta numwe wari uzi ko nzana n'umwana, ku buryo nabashije niba twari muri covid bagitangira gusa, nabaza niba bari bunyemerere ko umwana atarabwira indangamuntu. Tugezeyo umwana aramusengeye, uyo mwana kuva icyo gihe kugeza ubu ari muri university, ntarasubira kwa muganga n'umunsi n'umwe. Sinari muzi, nta babroka narinzi kuko nkubwiye ko twamenya, namumenye kuri Zoom, kuri televiziyo. Umubroka sinamumenya gute, jewe mu bunyangamugabe bwanjye sinagenda no kumubroka. So nta mubroka nzi, ibyo bintu byose ya interpretation bavuga baramubeshyera. Aba bana bose, ababona bose ibibanya bigenda se. Uyu mwana se wavuga iki? Mureke mbabwire. Yego. Ibyo mwavuga ibyo ari byo byose. Uyu mwana wamubuza ukuri. Nibyo dushaka rwose. Abantu turagira ngo abantu bamenye ukuri nyako. Kwa muganga Faisal. Babwiye mama ngo ningende, nta kintu babona, nta n'ikintu bazigera babona. Ariko ngeze muri Zarafati ndakira, ndi muzima, simperuka kunywa ibinini, nta n'ikintu nimeruka kunywa. Amen. Icyo gihe wari urwaye ute? Nagiraga umuriro mwinshi gusa nta kindi kintu.
uwo muriro nawivuje guhera muri katsempinere nakize ejo bundi imiti nanyoye ukuntu ingana ni myinshi pe rero mana ndi ubuhamya bugenda kwiga byari byaranze kwiga byari byarananiye rero njyewe kuri njyewe yansengeye atanze ntacyo kimwe arazi kuri njye gira ababroka gira abantu bamuhereza amazina y'abantu ni ukumubeshya nkanjye kuri njyewe yansengeye nta n'izina ryanjye azi nta n'izina ryawe yamenye nyuma pe simpamya yuko n'amazina yanjye njyewe ashobora kuba anayibuka biragoye pe ariko njye ndabizi neza yaransengeye ari amazi nabonye abantu barimo barasebye reka mbabwire ari amazi mwayemera mutayemera ari amazi arakora pe rero ibyo mwavuga byose ibyo mwakora ibyo ari byo byose ndahamya neza yuko akorera Imana yo mu ijuru ibyo byo ndabihamya 100%. murakoze uyu munsi nanone njyewe mvuze uyu munsi mvuze wenda wavuga uti buriya wasanga hari ukundi oya ntako aba n'abana ni ibihamya bigenda tuzi neza wa mwana uza byaranze ubibona umubyeyi arira aba n'abana bafite ubuhamya aka ni akantu ni nk'agatonyanga mu nyanja k'imirimo Imana yakoze namuyashaka n'ukuri twayabereka ngenda yafite uyu munsi yaba ari miliyarderi of course yaba habagaho ikiguzi twari kumuha kubw'ibyo yagiye adusengera bikakunda yaba ari miliyarderi. Hanyuma Clarisse urebye ikibazo si ugusenga ikibazo twibandarayeho tubandaye ku bintu bitumye afungwa uyu munsi ikintu cyitwa miliyoni 10 ngo yasabye umuntu kwesha ikintu cyundi yakoreshejwe uburiganya n'ifoto y'urukozasoni kuri mama Bishop nicyo kintu gishingiweho aha tukibaza ese Bishop yasabaga amafaranga yatangaga igiciro mu rusengero kugira ngo mutange igiciro cy'amafaranga niyo mpamvu twabasabye ngo mukanya mu rukiko natwe twese dufite amatsiko dufite amatsiko yo kumva ukuntu umuntu ashobora kwitsa ibintu ayandi mazina niyo mpamvu dushaka kumva koko ese ibyo bintu byagenze gute sibyo twabasabye na Robert turavuga ngo izindi comments zose twazitanga nyuma yo kumva ibirego tukavuga tuti maybe no kubera iyi mpamvu uyu muntu yabyumvise ariko uyu munsi wa none turode dutangira iki kiganiro twasabaga ko nibura inkuru zimaze iminsi ku mihanda dusa n'abazivuguruza gato oya nibyo kuko nta mwanya twagize oya uko niko kuri kandi mwiza twababonye uyu munsi rero nababwiye ngo aka ni agatonyanga mu nyanja umuntu wese uri hano n'abatabashije kuza n'abari mu mahanga bagize icyo bavuga views zanyu cyangwa mikro zanyu zaruha nta kintu na kimwe turi bukatinga ibyo bavuze rero hanyuma ariko ntaho bihuriye dusoza Clarisse mu Birigi dusoza mu gihe byagaragara ko Bishop yasabye uyu muntu amafaranga miliyoni 10 ku ruhande atayamusabe mu rusengero atari amafaranga yo gukora umurimo w'Imana ari amafaranga yamusabye ku ruhande ngamusengere abakristo bitoro zirafatiye church mwiteguye guteranya amafaranga miliyoni 10 ukayasubiza ayo gusa oya reka mbabwizukuri aho kugira ngo icyasha kijye ku mutumba wacu ubutabera twese turabizi ni ubutabera nyine hari igihe bitewe n'ibimenyetso cyangwa impamvu runaka ibintu bishobora kuguha ariko ibyo ngibyo nimba bibaho ko twayateranya nta n'isegonda byadufasha murabana muyatanze kuko tuzi agaciro k'umushumba wacu kumubura icyumweru kimwe ibyo rata ikibazo ni miliyoni 10 oya urugo ndasenga asengera amazi kuko nari narivuje umutwe waranze gukira ndavuga ati kubera iki ngiye ntagerageza nkizera ko abandi mbona bakira ndangije nyine amara gusengera amazi ndayanywa kuva